ubugingo buzana iby'umubiri ariko iby'umubiri ntibizana ubugingo. Wabyumvishe cyane. Tuba dufata umwanya wo gusenga, dusengera ibyifuzo, dusengera abarwayi, dusengera abafite ubuzima bwabagoye, dusengera ab'ingo ziri gusenyuka, dusengera abagomba gushaka, dusengera igihugu, dusengera isi, dusengera abanyabyaha, dusengera itorero, dusengera abashumba b'amatorero. Mbega n'ibyo tuzaba dukora, niturangiza none tujye dukora n'ibiganiro ku birebana no gusenga no kwiriza ubusa no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bave mu rujijo rw'iki kintu basobanukirwe gusenga icyo ari cyo. Iyo turebye mu bakozi b'Imana muri iki gihe bahamagawe, bahamagawe n'Imana kuko hari n'abihamagaye. Ubundi hari abantu bahamagawe n'abantu, hari abihamagaye, hari abahamagawe n'amafaranga, hari abahamagawe n'amashuri, hari abahamagawe n'igihagararo, hari n'abahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana bari mu murongo kuko bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Umukristo agira imihamagaro ibiri. Imana iduhamagara imihamagaro ibiri. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro wo kwizera, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro wo gukorera Imana. Amen. Umuhamagaro ndimo kuvuga, niba waramaze guhamagarwa uwa mbere, uwa kabiri niwo ndimo ndavuga. Urabizi neza ko ibyo urimo ari ibyo wahamagariwe. Ikibi ni uguhita uciyumvamo, igahita kugira nka uwishyira hejuru azacishwa itumanuka hasi, ihita ikumanura hasi. Ariko ngo uwicisha bugufi egari ushyirwa hejuru. Niyo ngo birahari mu Mana, nuko twe twagize twashatse kubyishakira ku giti cyacu, ariko icyubahiro uhawe n'Imana nta muntu wakikwambura. Numva ndakurahiye, dufate isi yose, tubwiriza abazungu, tubwiriza abarabu, tubwiriza abirabura, twigishe, dusesengure, dufate ubuzima bwo muri Bibiliya tubuze n'ubuzima bwacu bwo mu isi, tubashe kwirinda, dutegereza Yesu ugiye kugaruka. Ni iki gisigaye? Ikiganiro cya nyuma ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Menya nibi rero niho harimo utwo tuntu wari muravuga. Hari umwana wo kurimbuka, hari umwana w'ubugingo. Ese kuki Bibiri ivuga ngo Imana yakunze Yakobo, Isirayeli iramwanga? Ese mu by'ukuri kiriya giti Adamu na Eva bariyo ni ikihe? Ese kuki Bibiri ivuga ngo Imana nangiye Farawo ngo ariko irangira namurimbura, yamuhoye kikado yamunangiye? Menya nibi. Hazazamo utuntu twinshi cyane, niho tuzatwiga ku birebana na vino ni iki. Aho bajya bavuga ngo Pawulo yavuze ngo ujye unywa gakeya. Ibyo byose tuzatubigana, dusobanura ijambo vino icyo ari cyo. Tuzasobanura muri menya nibi, tuzatwiga ko tuzigisha ku bintu bya karande. Ese ubundi karande ibaho mu bantu bakijijwe cyangwa ntibaho? Tuzigisha ku kintu cyitwa abarozi, dusobanura uburozi, uburyo abantu baroga mu buryo butandukanye. Tuzigisha ku birebana n'ubusambanyi bw'uburyo butandukanye. Abantu benshi ntabwo bazi, uzasanga abantu benshi bazi ubusambanyi ubu ngubu buri paratikoma. Ni nawe Yesu yazukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Umubiri uca mu bikuta, umubiri ubone kukongera ukabura. Uzi Yesu amaze kuzuka, abigishwa bavuga bicaye mu nzu agahita bagiramo ngo amahoro abe muri mwe. Haleluya. Bakamubona, bakaganira. Mu gihe barimo barasenga bagavura umuntu, uwo mubiri we tuzambara. Uwo ni Adamu na Eva bari bafite. Yifurije kuzambara umubiri mu izina rya Yesu. Haleluya. Mukunda gukurikira Revelation Ministry TV, ndagushimiye ko ufata umwanya wawe ugasura Revelation Ministry. Ni by'agaciro kuba tugufite. Uyu munsi ndishimye, ndanezerewe, ndashima Imana ko twongeye kubona umwanya wo kuganira. Hari hashize igihe kirekire. Turabakunda cyane, twishimira ko twaganira mugakora mu buryo bw'umwuka. Nge ni Fabrice, dukunda kubana hano kuri Revelation Ministry hamwe na Jarik. Ni iby'agaciro rero kuba tugufite, nabikubwiye. Tugiye gukomeza cya kiganiro cyacu mukunda. Ubushize twabagezeho ikiganiro cyiza, murafashwa, muratwandikira ngo mukomerezaho, ngo turasobanukiwe. Muhumure, icyo mutazajya mubura n'iki kiganiro,
tugomba kumenya ese ubutumwa bwiza bw'abantu butandukanye n'ubutumwa bwiza bw'Imana, kugira ngo umenye indyo ugaburirwa, umenye ibyo uri kugira gute, uri kwiga muri iyo minsi. Insanganyamatsiko yacu ndakwibutsa ahantu tuyikura, nkwibutsa ko yari pariti ni ya 4, twakoze izindi, twakoze ya mbere, dukora ya kabiri, dukora ya gatatu. Ushobora kubisanga kuri playlist y'iki kiganiro. Tuganira muri Mariko igice cya mbere, guhera ku murongo wa 14, niwe murongo wa nyamukuru tugenderaho. Ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galileya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mpaye karibu Jarick agiye kubanza atangire asuhuza abantu badukurikiye, n'ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ni karibu kuri Revelation Ministry. Iminsi yaribaye myinshi, mumeze mute? Turaho, turashima Imana. Yego, ni amahoro. Ni amahoro rwose, Imana iraturinze. Ngo haye karibu. Hari abantu bashaka kuba bafunguye ikiganiro ari ubwa mbere batanabazi. Ngenzi ko uri nyiri channel Revelation Ministry. Hari n'ibindi biganiro bigenda mutwisha byo kubyahishuwe, twumva tugwije imbaraga. Giye ndi kumwe nawe numva mfite umubyeyi, kandi tugiye kugabura kabisa, nanjye ndajya ndataha nabyibushye, atari mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo ari mu buryo bw'umwuka. Ugiye gutangira wibwira abantu badukurikiye, utunasenga kugira ngo Imana ibanatwe muri iki kiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kubwo kuduha umwanya kugira ngo dukomeze gusobanurira abantu ubutumwa bwiza. Rero dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuboneke imbere y'abantu. Hanyuma nk'uko bisanzwe ndibwira ko abantu benshi mumaze kumenya, ariko amazina yanjye nitwa Jarick Ikingeneye. Hanyuma iyi Revelation Ministry ni yacu. Twiyemeje kugira ngo tugezeho abantu ubutumwa bwiza, barusheho gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamenye ukuri. Bamenye ukuri. Nakubwira ngo niba ushaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukaba waragushatse ukakubura, jya kuri Revelation Ministry, ukore subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi bizaza bikugeraho buri munsi. Ikindi nuko twebwe dushaka gufasha abantu bose bumva bashaka kuvamo abakozi b'Imana, abavuga butumwa ijambo ry'Imana, tukabarera, tukabakuza, hanyuma tugahaguruka tukazenguruka isi yose tuvuga ubutumwa bwiza. Iyo niyo ntego yacu. Ikindi navuga, tubafitiye uruhisho, tubafitiye ibintu bikomeye. Ubu mbega twahagurutse, duhagurutse. Reka nkubwire, twahagurutse. Hari abantu benshi bamaze iminsi badusaba, batwandikira ngo mugerageze mutujye mudushyiraho ibiganiro byinshi kandi binini buri munsi. Icyifuzo mwadusabaga ndibwira ko cyakemutse, mugiye kujya mubona ibyigisho inshuro nyinshi mu cyumweru. Ikindi nuko hari ibiganiro bigeze kuri bine tugiye kujya tubagezaho. Amen. Reka tubibabwireho gatoya. Nanjye ndumva ngiye ku Revelation Ministry igiye kwa channel yanjye nkurikira mu cyumweru, ubwo byakemutse. Imana guhumugisha. Ndabona video imwe, ariko Imana ishimwe, numva nezerewe. Rwose icyo cyo bakimenye bacyumve. Bigiye kujya bitambukaho. Ikiganiro cya mbere ni ikingiki cya gisanzwe kiriho. Ubundi nuko tutakunze kuvuga cyane ko iki kiganiro gitambukamo inyigisho z'ibyahishuwe. Ni ikiganiro cyitwa Igihe Cyanjye. Cyagiye gitambuka no ku radio menshi, kuri radio Umucyo, Inkoramutima. Uyu munsi rero twashinje channel kubwo ibyifuzo by'abantu bagiye dusaba cyane ko ari ubushobozi bwo ku maradiyo bwaburaga. Iki kiganiro cyitwa Igihe Cyanjye kizagitambukamo inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe. Icya kabiri gitambukamo inyigisho zirebana n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Gatatu hatambukamo inyigisho zo kugaruka kwa Yesu nyirizina, kuko hari ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, hakaba no kugaruka kwa Yesu nyirizina. Hari abantu rero bakunda gufatanya kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso kugaruka kwa Yesu. No, abantu bakwiye kwiga ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu nibihe, ibyo bakabimenya. Icya kabiri bakiga no kugaruka kwa Yesu. Yesu nagaruka isi zamerite, bizagenda gute, abantu mu isi bazamera gute. Izo nyinshi bakaziga. Ikindi nuko twiga igitabo cy'ibyahishuwe mu buryo bucukumbuye bakacyumva, kuko igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ibyabayeho, ibiriho n'igihe kizaza. Bakiga amateka, bakiga ibyo mu gihe turimo, bakiga n'ibya mu gihe kizaza. Mbega mu yandi magambo mu ndi rurimi past, present, future.
byose mukabimenya neza. Ndumva afite amatsiko cyane agapfundikiye gatera ibanga. Izo nyigisho nijyo nzo nshaka kuri YouTube kuko ndabisoma nimbisobanukirwe kuba ngira umugisha rero nkazabikurikirana hamwe n'umukozi w'Imana ubifitiye umuhamagaro udashakisha n'umugisha kuri nge no ku bandi. Mbwira umuntu ukurikira umugenzi YouTube channel wakoze subscribe, ni benshi badukurikira Revelation Ministry channel, ndaza gushyiraho link muri comment naho hejuru, hakande uhajye urebe ubutumwa buhari kandi kuva uyu munsi re channel yawe komeza wabwira ibyo biganiro. Hanyuma ikiganiro cya kabiri, iyi kamera irandeba undimo. Yes, ikiganiro cya kabiri kizagitambuka n'ubundi kuri Revelation. Ni ikiganiro gifite izina rivuga ngo dusengane. Haleluya. Ikiganiro cyitwa dusengane tuzigamo ibintu byinshi. Icyambere nuko tuzaza twigamo gusenga niki. Si umuntu akwiye kuba mu buryo niba yarizeye asenga, se akwiye gusenga gute? Ese Yesu yabarigize asenga? Mbega nibande twagiramo imikirenge mu batubanjirije ngo unatu dukore dusenga uko basengaga. Tuzasobanura gusenga icyari cyo n'uburyo abantu bakwiriye gusenga. Ikindi nuko tuzaba dufata umwanya Fabrice, twebwe turashaka ko abantu babohoka mu nzira zose, mu ruhande rw'umubiri no mu ruhande rw'umwuka. Imana yabaho umugisha, ubugingo bukahembuka, ariko n'ibintu byiziritse ku bantu bikabavaho. Hari inyatsi, hari karande, hari ibirwara bikomoka ku myuka mibi, nari n'izi ndwara zisanzwe. Turashaka kugira ngo dusenge duhangane Satani n'abadayimoni, uko ni Imana yaduhamagariye. Ukivuga icyo kintu nibutse mu mukunzi w'umugenzi YouTube channel ari muri yise yitwa Gift. Yari afite ikibazo cyo gushakisha ngo abantu basengana ngo bakamuca amafaranga ngo barajya mu butayu, none muzashyiramo niyo parti kuri Revelation Ministry. Tekereza kabisa, uziko nangije bundi ari umuntu wanyandikiye cyo kuza yaravuye ku Mugenzi TV yawe. Ari muri ni England, ako no bari muri England. Umva yababa we nubahora ambwira ati ndakwinginze ntuzandike. Ati nahamagaye abantu bose ngo bansobanurire ijambo ry'Imana, nta wigeze insobanurira. Nagiye mbwira abantu ngo bamfashe gusenga bakanca amafaranga, akambwira ngo hereza 100 ngo ngugire kanyarira. Atari ko wowe tumenyaniye wayise unyakira utangira kunsobanura ijambo ry'Imana, wamvanye mu rwobo nari ndimo nene umuntu warumvanamo. Icya kabiri arambwira ati niyo nkubwiye gusenga uransengera, nta kintu ugeze unca, nta mafaranga, ntago twebwe duca amafaranga mukorera Imana. Icyakora umuntu wahamagawe n'Imana agomba kumenya ese uyu mukozi w'Imana we nta kintu akeneye, ariko ntago twebwe tuza kubwira abantu ngo gusenga ngo ndaguca amafaranga gute, ngo guhanura ngo ndaguca amafaranga. Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubusa namwe mutangira ubundi. Urumva ntago ibintu by'Imana bicuruzwa, ntago bigurishwa. Hari ubwiza Imana duhaye, hari n'igikundiro duhaye. Niba dufashije umuntu nawe ubwo umwuka w'Imana umuriho azavuga ko yafasha undi muntu, umukozi w'Imana. Hanyuma rero uwo mumama ejo bundi yaranshimye, arambwira ati mukozi w'Imana tumva ikintu wankoreye kirakaze. Yamenyereye ku Mugenzi TV. Ndabafite benshi bambwira ati Fabrice nshakira umuhanuzi, nkagira ubwoba nsengera ngo wansengeye ngo bambwira ibibazo byabo. Urumva rero nawe ukwiye kujya mu mavuta Fabrice, ukwiye gusiga ayo mavuta ahubwo ukajya wirukana ibyo bintu ku bantu b'Imana. Ari kuri bishop impamvu uri bishop urimo kubagaburira ijambo ry'Imana, ni wowe ubashakira baza kubigisha ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo ugomba gushaka umuntu. Urugero niba nshinze hoteli, akenshi ngomba gushinga hoteli nanjye isobanukiye ibya hoteli, ku buryo nishyira abakozi bakabikora nabi menya ngo babikoze nabi. Rero ndibwira ko washinze channel ukaba uri gutegura abantu ubutumwa bwiza, ni ugomba kuba usobanukiwe. Niba utegura abahanuzi ugomba kuba nawe uhanura, unasobanukiwe ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bwo gukora. Mbega byose ugomba kubimenya. Aba bantu barushye ugomba kujya basengera bishop, ugomba kubasengera. Nagakaribo abakunzi bose b'Umugenzi TV mubwire bagenzi banyu ibyo biganiro bigiye kujya bitanguka kuri Revelation Ministry, simuzojya kugira irungu mu byitabirire. Mukozi w'Imana arahari kugira ngo mubane. Mukore subscribe, mudushyigikire, mudutere inkunga kugira ngo dukomeze kwamaza ubwami bw'Imana kandi tuzabasengera Imana izabamugisha. Hanyuma kuri icyo kiganiro cya kabiri cyitwa ngo dusengane. Haleluya. Reka nkubwire nti ndagusaba kugira ngo tubane.
kuko turashaka kuzashyiraho n'ibintu bya live tukajya dushyiraho n'amasengesho niba turi mu gitondo Imana ishimwe biri live kandi Imana ishimwe noneho tuza dufata umwanya wo gusenga dusengera ibyifuzo dusengera abarwayi dusengera abafite ubuzima bwabagoye dusengera abingo ziri gusenyuka dusengera abagomba gushaka dusengera igihugu dusengera isi dusengera abanyabyaha dusengera itorero dusengera abashumba b'amatorero mbega nibyo tuzadukora niturangiza none tujye dukora n'ibiganiro ku birebana no gusenga no kwiriza ubusa no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bave mu rujijo rw'iki kintu basobanukirwe gusenga icyo ari cyo abatubanjije basengaga bate ba Mose ba Eliya ba Danieli abo mbega ubuzima babayemo bwari bumeze gute Yesu yasenze ate kari wato Bibiliya avuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka Abaheburayo 12:1 bavuga ngo nuko rero ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba ngo dusiganirwaho dutegekwa dutumbira Yesu ariwe banze ryo kwizera ni ukuvuga ngo hari igico cy'abahamya bakandagiye mu ahantu bita mu gusenga tukwiye kubigiraho rero tukareba ngo basengaga bati ni gute babanye n'Imana se Bibiliya karangiza ivuga ngo ni intwari zo kwizera ubundi umuntu yitwa intwari ariko yavuye mu isi bavuye mu isi none Imana yo niyo yabiyitiye ngo ni intwari zo kwizera uko kwizera bakugize gute kugeza ubwo mu ijuru bita intwari zo kwizera bakazandika muri Bibiliya ni ikihe kirenge bageze mbega babigenje bati nta handi tuzatuma kureba ku kintu cyitwa gusenga kwiyiriza ubusa gusoma ijambo ry'Imana tuzatubitambutsa mu kiganiro cyitwa dusengane niturangiza none twinjire muri icyo kintu koko ntago ari kubivuga gusa tukinjiremo tugikore dusengane n'abantu abashaka kugira ngo hari ibintu Imana ibohora ku buzima bwabo bizakora ikiganiro cya gatatu ni ikiganiro kivuga ngo ubusesenguzi kuri Bibiliya ubusesenguzi bwa Bibiliya aho rero baba we tuzasesengura Bibiliya kuva mu itangiriro ku tubazo twose ugiye ufite muri Bibiliya twose njye ndashaka kukwibariza ngo Adamu ngo Eva arigitunda urashaka kujya hariya kuna mbega riratunda Adamu na Eva bariyeho hari n'ibindi byinshi birimo mu kiganiro ndumva kineye kiraryoshye bibi tuzabisobanura kira giti bariyeho byo tuzabisobanura ingobyi ya Edeni aho yari iri subundi irangobyi yavuye kuko abantu ntago waza irangobyi yavuye ubundi Bibiliya igaragaza ko irangobyi Imana yimanuye mu ijuru iyitereka mu burasirazuba bwa Edeni tureberesha iminota itaza gushira hari byinshi pastor njyari byinshi bifite amatsiko icyo kiganiro nzagikurikirana cyane ngo kubwinda yabananiye mu mwegaki kana umva oya uretse gatoya ibyo ntago bizaza muri icyo kiganiro ibyo bizaza mu kiri kiganiro ngiye kuvuga cya kane iki cya gatatu kivuga ngo ubusesenguzi kuri Bibiliya ni bimwe muri Bibiliya abantu batajya basobanukirwa basoma niba byumve haba kuva mu itangiro kugera muri Maraki bazajye bavate aha hantu ntago mpumva ntago basobanukiwe tubafatira igihe tubasobanurira abantu sibyo niba ari kuva mu isezerano rishya kuva muri Matayo kugera mu Byahishura uvuga uti jewe ndifuza ko twazaganira ku gitabo kiniki cyangwa se hari umurongo nasomye n'ubu ntarasobanukirwa uwo ari we ndashaka kugira ngo mudufashe tuwusobanukirwe neza icyo cyo dushaka none tugenda tureba ibintu bikomeye muri Bibiliya abantu batagiye bumva haba mu buhanuzi haba mu mategeko ya Mose haba mu by'amateka ku buryo bavuga ati kabisa Bibiliya turayumvishije aho rero nituhagera hari n'igihe tuzatangira tuvuga ngo tugiye gusobanura igitabo ku gitabo tutangira igitabo tukigishe tugisesengure tucyumvishe abantu bacyumve kandi mwibuke ko twababwiye ko icyo dushaka ni ukurera abantu bakavamo abakozi b'Imana jewe iyo niyo misiyo namaze guhishurirwa Imana yanzanye mu isi igihe cyanjye cyose sigaranye mu isi nuko ngomba gufasha abantu b'Imana kuko Imana niwo muhamagara amamagaye utitaye ku idini no jewe nta dini na rimwe mbogamira atorero no ntibazakwirukana usengera ndivugira idini ntabwo mvuga itorero urumva nta dini na rimwe mbogamiraho icyo ni kuvuga ngiye no gutoza icyo bita gutoza
haba bavuga butumwa se muvuga ubutumwa mukaba mwemera guca bugufi kuko abantu batangiye kuvuga ubutumwa bakunda kwishireje ku buryo umubwira ati kari cyo nkurusha waje nkagufasha akumva nuko umusuzugura twebwe turagira ngo dufashanye tuvemo abakozi b'Imana kuko iyi si turi kwinjiramo ni isi igoye birasaba ngo tumenye ukuri ku ijambo ry'Imana niba dufite umuhamagaro wo kwigisha dufate isi yose tubwiriza abazungu tubwiriza abarabu tubwiriza abirabura twigishe dusesengure dufate ubuzima bwo muri Bibiliya tubuze n'ubuzima bwacu bwo mu isi tubashe kwirinda dutegereza Yesu ugiye kugaruka niki gisigaye abadukurikirana ku gitabo cy'ibyanditswe turimo turigisha barabizi neza ubu ngubu mu kanya ndaje ahubwo ngiye gutambutsaho ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu tugeze ku kimenyetso cya 6 aho Yesu yavuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja ubugome bugwire ndashaka kuvuga kuntu ubugome bumaze kugwira n'urukundo rumaze gushira mu bantu haba hagati y'umuntu n'Imana no hagati y'umuntu n'undi ibyo nibyo ngiye kwigisha mu kanya ariko icyo kiganiro cyo gusesengura Bibiliya tuzagenda dusesengura bimwe mu bintu abantu bataze muri Bibiliya ikindi tuzagenda aho tuzatuvuga buri gitabo tukigisha aho ngaho numvishe mushagwa rugari ababakurikira bakaba bababaza babagira nabyo twifuza cyane ngenda yarakiye kubwira umuntu wese ukurikirana yicana yo mugenzi ya Revelation Ministry nimero za pasteri ziri hariya nimero z'umukozi w'Imana muhawe karibu kuri mutangiye mutangira mukanamwohereza ibyo bibazo yaba muri comment yaba kuri WhatsApp yaba kumuhamagara arahari amasaha 28 arahari nta muntu wajyanga gufata nta muntu yanga kugira gute ibyo byose uzabimugezeho usobanukiwe rwose comment izo baranazimanda nazisubiza cyane n'abantu benshi arabagenda bafata nimero zanjye kuri WhatsApp mbasubiza nashyizeho groupe mfite groupe y'abantu bose yaba bari aba diaspora bari iyo ngiyo mu Burayi n'abari muri bihugu byacu bya Afrika n'abikiro groupe ya WhatsApp ku muntu wese ufite ikibazo uburyo yajya baza tukakimusubiza niyo tugize izindi nyisho twigisha handi mu biterane nazo tuzinyuzaho tukazibaha bakazumva mbega irahari rwose hanyuma twatanze nimero zacu zirahari hireba hasi kuri screen ya telefone ya cyangwa kuri computer niba uri kurebera cyangwa kuri televiziyo urazibona zirahari rwose hanyuma icyo ni ikiganiro cya 3 ikiganiro cya 4 twabwiye ngo tubazaniye ibintu tubazaniye ibintu ngiye Revelation Ministry ngiye kujya banango agakarado gahora ku musego yes nawe ndayambona message ije double kabisa kwa muganga niherere nde wicara ubanze wumve wowe dore na muganga ariko ugomba kuyifata kanya mu gihe cya pause ikiganiro cya nyuma ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi rero niho harimo utwo tuntu wari muravuga hari umwana wo kurimbuka hari umwana w'ubugingo ese kuki Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze Yakobo Isa iramwanga ese mu by'ukuri kiriya gita Adamu na Eva bariyo ni ikihe ese kuki Bibiliya ivuga ngo Imana nangiye Farawo ngo ariko irangira na murimbura yamuhoye kikadaho yamunangiye menya nibi hazaza mutuntu twishi cyane no twiga kubirebana na vino ni iki aho bajya bavuga ngo Paulo yavuze ngo ujye gakeya ibyo byose tuzatubigana dusobanura ijambo vino cyari cyo tuzasobanura muri menya nibi zatwiga ko tuzigisha ku bintu bya karande ese ubundi karande baho mu bantu bakijijwe cyangwa ntibaho tuzigisha ku kintu cyitwa abarozi dusobanura uburozi uburyo abantu baroga mu buryo butandukanye tuzigisha kubirebana n'ubusambanyi bwo buryo butandukanye abantu benshi ntago bazi uzasanga abantu benshi bazi ubusambanyi ubu ngubu buri pratikoma ariko hari ubusambanyi bw'uburyo bwinshi abantu buzuye ubusambanyi bukaba bwarabarenze mu ijuru bakaba baramaze kugira gutyo bacemo kandi atarabikora pratikoma ukiraho tarabasura ariko n'abakadusuka kaya dusomana najya kwisengera Imana gusamba yoramurye aha nicyo cyo gusomana turakivuga bega mutwumve iki kiganiro kivuga ngo menya nibi iki kiganiro kivuga ngo menya nibi ni ikiganiro kizatambuka mu tuntu twishi utuntu n'utundi bega reka mbyite ngo utuntu n'utundi sibyo deja abo no tuzatujya na bimwe tuvuga byabaye mu gihugu cyangwa mu kindi gihugu tuvuga ngo ntitwumva ngo umugabo yisha umugore duze tuzana Bibiliya ese mwumvisha mbega tuba abantu mwumvisha amakuru mwumvishe ko mu gihugu kiniki umugabo yishe umugore we abigenje cyangwa umugore akica umugabo cyangwa umwana akica umwana se muri Bibiliya byarahanuwe
tubirebe kuko Yesu yavuze ngo nimubibona muzamenye ko ngarutse. Reka turebe ko hari abantu Bibiliya bivuga. Noneho dufate ibyo bintu tumuzane bira turebe ko Yesu agiye kugaruka koko. Ikiganiro nikizaba ari cyiza. Ikiganiro ntabwo nazakiko. Imva ni ikiganiro cyiza tuzigama ibintu byinshi. Urumva ni ibiganiro bine. Igihe cyanjye ikiganiro cya kabiri urakibuka? Ikiganiro cya kabiri ni dusengane. Ikiganiro cya gatatu ni kwiga ubusesenguzi kuri Bibiliya, ni ugusesengura. Ikiganiro cya kane menya nibi. Nge nzakunda menya nibi na dusengane ko nkunda gusenga cyane. N'ibindi nzabikurikirana nawe uzakorana iki? Weho uzakurikirana. Oya giye cyo mwifuriza byose no kubikurikirana kuko byose biraryoshye. Nawe ndakubaza audience, wewe uzakunda ikihe? Ibitekerezo byawe tubihaye karibu. Nimero za Evangelist Jarike zirahari, comment turazisubiza, tugwaye karibu. Yaba wowe uri ku mugenzi ujye kuri Revelation, ni kare muri ibi biganiro byose byatangiye ntibitinda. Twe ntabwo tukubabwira ibyo kubashisha mu mutwe, ahubwo ni kare mu biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu twatangiye ubushize, cyari kiryoshye kandi tuvuga ya magambo bakunda gukoresha. Ya magambo uvuga ubutumwa witwa ngo nabasatuzi abangaba nyine bigisha prosperity gospel. Yego. Twatangiye kwinjira mu mirongo imwe n'imwe bigishaho. Nabishyize kuri cyo nanjye abantu barafashwa bumva ni nabyo. Ijambo ry'ubuhanuzi riraje. Imana ibazaniye. Yatarutse hahandi hejuru ugasanga hari ibintu biba nk'ibishangara batwitse mu rugahita ushira. Najyaga mu rusengero naba ntateza umurambaro ngo haleluya hirya, naba ntateruye intebe nasirimbye cyane ngo nta mavuta yamanutse, ngo Imana ntiyamanutse. Twarasobanukiwe tugomba kumenya ese ubutumwa bwiza bw'Imana nubuhe, ubutumwa bwiza bw'abantu nubuhe. Ese uyu munsi mwadupfunyikiye ikihe kuri no topic? Uyu munsi nubundi kuko uwo murongo niwo turiho n'ubundi turacyakomeza gusobanura kuri zimwe mu nyigisho n'imirongo muri Bibiliya bifashisha mu kwigisha izi nyigisho za prosperity. Yego. Uvuga ngo prosperity gospel ni ijambo rishingiye ku bintu by'umubiri gusa. Urugero uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere, kugira amafaranga. Mbega ugasanga iteka yose umurongo afashe muri Bibiliya arabikompara n'iby'umubiri gusa. Kandi ikitonderwa aha twarasobanura tuvuga ngo Bibiliya kugira ngo uyumve neza uyisobanukirwe, ikugira umumaro mu mwuka, ikugire n'umumaro mu mubiri. Nuko ugomba kuyiga muri ubwo buryo bubiri, ukayumva mu buryo bw'umwuka, ukayumva no mu buryo bw'umubiri. Buriya mbona ariko ijambo ry'Imana rimeze ryubatse mu buryo buri science n'uburyo buri philosophy. Ni kuvuga ngo ugomba kumva Imana mu mwuka ukanayumva na hehe no mu mubiri. Kubera iki? Niko umuntu aremwe. Umuntu afite izo parite ebyiri, umubiri ndetse n'umwuka, ariko birayongeraho n'ubugingo. Ariko ngende ndivugira icyo gice ugizwe n'umubiri, ariko muri wo harimo n'undi muntu wa kabiri witwa ngo umuntu w'umwuka, ari nawe uzahinguka imbere y'amaso ya Yesu yambaye undi mubiri utari uyu nguyu. Kuko uyu nguyu wabaye intege nke ubwo Adamu na Eva bamara gukora icyaha, niyo mpamvu wahise usaza. Urasaza ufite garanti, kandi imbere Adamu na Eva batarakora icyaha nta garanti bari bafite. Kandi nako tuzasaba Kristo naza. Hari undi mubiri uriya mubiri Adamu na Eva bafite, uwo tuzasubizwa. Ndabikumbuye. Ni nawo Yesu yazukanye. Yego, Imana ishimwe. Oh haleluya. Umubiri uca mu bikuta, umubiri ubone kukongera ukabura. Yego. Uzi Yesu amaze kuzuka, abigishwa bwa bicaye mu nzu agahita bagiramo ngo amahoro abe muri mwe. Haleluya. Bakamubona, bakaganira. Mu gihe barimo barasenga bagabura umuntu, uwo mubiri niwo tuzambara. Uwo ni Adamu na Eva bari bafite. Yifurije kuzambara umubiri mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tugaruke ku kiganiro cyacu. Uyu munsi urabona turi kugenda kuri umurongo wanditse muri Mariko igice cya 14 atubwira ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru cyangwa se ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Twabonye ko uyu murongo Yesu yavuze ijambo turi kureba nyamukuru Yesu yavuze muri ayo magambo Mariko yanditse. Ni ijambo rivuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hagati hazayo condition nuko mwihane. Tumaze igihe turi kwibaza ubutumwa Yesu yavuze muri iri jambo nubuhe. Twabonye ko ubutumwa yavuzemo ni iri jambo rivuga ngo
ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ariko abanje kwerekana ko n'icyo gihe gisohoye nyine cyabwo kirageze, mbega abandi magambo gishyizwe mu bikorwa. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ubwami bwo mu ijuru. Hanyuma icya kabiri nuko twabonye ko Yesu ahita ashyiraho na kondisiyo mbere yuko ubwo bwami bwakira, banza wihane. Nuko mwihane mwemere ubwo butumwa mbabwiye yuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute, buri hafi, mu bwakira umutima yanyu. Nibyo rero turaganira turavuga ati none se iyo turebye mu bakozi b'Imana muri iki gihe bahamagawe, bahamagawe n'Imana kuko hari n'abihamagaye. Ubundi hari abantu bahamagawe n'abantu, hari abihamagaye, hari abahamagawe n'amafaranga, hari abahamagawe n'amashuri, hari abahamagawe n'igihagararo, hari n'abahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana bari mu murongo kuko bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyangwa bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'abantu. Icya kabiri, ibyo byiciro bindi bivuze byo urumva bo ni benshi cyane rero. Bo ntabwo nakwirirwa mvuga batinda kuko n'ubundi nibyo bigisha. Araza nyine akigisha ko yize, ugasanga nibyo arimo aribwirira abantu. Ariko turabwira abantu bazi ko bahamagawe n'iki, n'Imana, abakozi b'Imana. So ubundi urabizi ko wahamagawe n'Imana? Iki ni ikibazo njye nakubaza wowe udukurikiye. Nimvuga ngo wahamagawe n'Imana, Imana ubundi umukristo agira imihamagaro ibiri. Imana iduhamagara imihamagaro ibiri. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro wo kwizera, kwakira Yesu umwami n'umukiza. Umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro wo gukorera Imana. Umuhamagaro ndimo kuvuga, niba waramaze guhamagarwa uwa mbere, uwa kabiri niwo ndimo ndavuga. Urabizi neza ko ibyo urimo ari byo wahamagariwe. Kuko hari ababyitereyemo nyine Imana itabibahaye, kuko babibonye kanaka bikora, cyangwa se abishyizwemo na bene wabo. Niba uzi ko neza wahamagawe n'Imana, reba uburyo urimo uravuga ubutumwa bwiza. Uri kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, aribwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyangwa uri kuvuga ubutumwa bwiza bw'abantu gusa? Kuko twabonye ko buhari bw'abantu ni nabwo hafi ya bwose, ahubwo nibwo bifitiye akica abantu. Ngo iby'ubugingo twarimo tuvuga ngo ibyo mbwira uburyo ibintu by'ubugingo aribyo bihesha iki ibi bisanzwe byabo. Iby'ubugingo bizana iby'umubiri, ariko iby'umubiri ntabwo byazana iby'ubugingo. Bivuze ko abantu ari kwigisha nta cyerekezo. Kuko hari ijambo Yesu yigeze avuga rikomeye. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakunda umwe akanga undi, cyangwa yava kuri umwe agakunda undi. Umva rero ijambo yavuze ryanteye ubwoba. Yasoreje avuga ngo abo bami babiri yatubwiraga, yaravuze ngo umwami wa mbere ni Imana, umwami wa kabiri ni ubutunzi. Ndarinze ko agiye kuvuga ngo umwami wa kabiri ni Satani, ariko yavuze ngo umwami wa kabiri ni ubutunzi. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakunda umwe akanga undi, cyangwa yava kuri umwe agakorera undi. Ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Umuntu uzi ko wahamagawe uyu muhamagaro wa kabiri wo kuvuga ubutumwa, wo gukorera Imana, icyitonderwa, gabanya irari ryinshi ry'ubutunzi ry'amafaranga. Yes, niyo mpamvu Yesu avuze ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Yaba ari bishop, yaba ari pastor, yaba ari reverend, ayo matitire nyine bagiye bahabwa, yaba ari apostle. Icyitonderwa kugira ngo ukorere Imana neza, nuko ugomba kugabanya irari ry'ubutunzi. Nukuri. Ariko nyine ikibazo, uwo mwuka wafashe abakozi b'Imana cyane. Buri wese aba yumva agomba nibuza kubaka ama etage nk'abiri cyangwa 3 amagorofa, akaba yagenda muri VWT, cyangwa se akagenda muri Lava Novomdel, Lava 4, kazayo akumva nyine atayigiyemo ubwo yaba atari umukozi w'Imana. Urumva akumva atagihara ngabe yajya mu nama y'abaminisitiri cyangwa y'abadepite, akumva ataba ari umukozi w'Imana. Niyo mpamvu ashaka ibikomeye cyane kugira ngo abone ko azajya muri izo nama, ibyubahiro byo mu isi. Ariko twabonye ko Imana icyubahiro iragitanga, kandi bakakiguhute wowe kibasaba, atari wo kirwanira. Banakigwana bakavuga ati Imana ushimwe, ntabwo bakiguhaye utuvuga ati uyu ni Uwiteka uri guhabwa icyubahiro muri jewe. Imana ikakongerera ukirinda kukigenderaho, ahubwo Imana igakomeza
ikajya gute ikakizamura ugasanga ibintu ni sawa. Ikibi ni uguhita ukiyumvamo igahita kugira nka uwishyira hejuru azacishwa bugufi hasi, ihita ikumanura hasi. Ariko ngo uwicisha bugufi egare ushyirwa hejuru. Niba ngo birahari mu Mana, nuko twe twagize twashatse kubyishakira ku giti cyacu, ariko icyubahiro igihe uhawe n'Imana nta muntu wakikwambura. Numva ndakurahiye noneho uwo mwuka w'ubutunzi w'ubukire wo gukunda amafaranga wamaze kwinjira muri aba bantu, kugira ngo twinjire neza rero ari naho haturutse izi nyigisho bagatangira kugoreka ubutumwa bwiza. Harimo n'abari bahamagawe n'Imana kuko batangira kubugoreka bitewe n'iryo rari no gushaka kubana n'ibikomeye. Icya kabiri na babandi bihamagaye n'abamagawe n'abantu bamagawe n'ubutunzi n'amafaranga n'icyubahiro n'igihagararo, nabo bakakomeza kwigisha ibyo bintu. Bari ariko navuze ngo ntabwo tubatindaho ko n'ubundi nyine nta muhamagaro bafite, barigisha ibyo bafite. Ndibwirira abahamagawe n'Imana, Satani ye kubashuka, ye kubategera ku by'isi. Ahubwo nshuti zanjye, muri Yesu harimo byose. Amen. Ukoreye Yesu azabiguha. Imana ishimwe. Icyubahiro aragitanga. Haleluya. Amafaranga aratanga. Niyo mpamvu tubonye ko mu by'ukuri ubugingo buzana iby'umubiri, ariko iby'umubiri ntibizana ubugingo. Wabyumvishe cyane. Ahubwo biyongobeza ubugingo iby'umubiri iyo bije. Bisa niyo mpamvu Yesu yavuze mu bimwe bigusha abantu, yavuze ibintu bibiri. Yavuze ibihendo by'isi n'amaganya y'isi. Urumva ibintu bibiri yavuze, ibihendo by'isi n'amaganya y'isi. Nibyo bintu bigusha abantu bikababuza ijuru, bakarambara. Ariko nukuri ariko none urebye ahantu cyane yagize agatsindagira nuko bihendo by'isi. Ibihendo by'isi rero ni byose tubona biri mu isi nyine. Ariko nanone inosi nitukene yugiye mu mwuka cyane ugashaka birakenewe nabyo. Ibihendo by'isi turabikeneye. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagushimira kubwo episode ya kane yari nziza cyane, twigemo ibintu by'umumaro. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha, hanyuma tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha. Shalom shalom.